Eka anongere mbifuriza ibihe byiza nizere ko mumeze neza. Eka anizere ko mwe mwese muri mu nkuta enye wongeyeho umujyi wa Kigali mukomeje kugenda mugira ibihe byiza. Hanyuma nahoze mbona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi cyane kabisa bagenda batangaza amakuru agiye atandukanye ajyanye n'imikino cyane cyane bibanda kuri equipe ya Rayon Sport yamaze kuba install. Yamaze kuba install kabisa. Garo natwe navuga ko ariyo ngingo nyamukuru ituzanye muri kino kiganiro ni equipe ya Rayon Sport tugomba kuganira ku buryo burambuye. Ani kiganiro cy'imikino maze kumenyera hangaha umunsi ku munsi tugenda atuganira atumwenyamo. Ahubwo ntabwo turi buze gutinda birumvikana kubera ko amakuru yo ni menshi cyane nkuko ntangiye mbivuga turaza kwibanda cyane cyane muri equipe ya Rayon Sport ariko ntabwo biraza kutubuza kwinjira mu yandi ma equipe. Ushobora kwibaza ngo tugiye kuganira kuki ese nahe makuru agezweho muri aka kanya. Ibyo byose birumvikana tugomba kugenda atubisesengura neza. Ni ikiganiro uraza kugiramo uruhare. Uraza kutwandikira igitekerezo cyawe kuri nimero yacu ya telefone cyangwa se uze kwandika no muri comment zigiye zitandukanye kabisa aho tugenda atuganira tubisoma twumva icyo muri kugenda mutangaza cyane cyane ku makuru utuba twaba agejejeho. Ubwo amakuru yacu wenda ntatinze namakuru turi buze guhera muri equipe ya Rayon Sport. Abantu batangiye kwandika ubutumwa no guhamagara mwe mwihanganye gatoya kubera ko ndabona hari ukuntu biri gute tudisturbinga. Bwo namakuru turubuze guhera muri equipe ya Rayon Sport yitwa Cedric. Uyu nguyu muramuzi neza cyane kabisa yahoze ari umukinnyi wa equipe ya Rayon Sport. Uyu nguyu yamaze gutangaza amagambo akomeye cyane akimara kumva umwataka amushya amwita Paul Wele wa equipe ya Rayon Sport. Ngira ngo ku munsi w'ejo abantu bagiye mu nzove kure imyitozo ari icyo babonye kuri uyu mwataka. Rero witwa Cedric ntabwo yaje muri Rayon Sport ahubwo hari ibyo yatangaje bisa naho bifite icyo bishatse gusobanura nk'umuntu wagize muri equipe kandi uyizi neza. Turaza kubisesengura neza tuze kumenya byinshi bitandukanye. Rutaza mpuzamahanga warutegejwe muri Rayon Sport uyu ngubu wamaze gusinya nawe uraza kumenya byinshi. Umutoza hari ingingo Francis yamutangajeho ubutumwa bwinshi cyane kuri hari ingingo n'ibyishimo bidasanzwe. Byose rero turaza kugerageza kubisesengura neza cyane. Turaza kwinjira muri equipe ya Apel Football Club ikitwa pre-season cyangwa se imikino yo kwitegura shampiyona nabwo iri kugenda neza. Turaza kumenya ngo ikibazo nyamukuru ni ikihe ese muri equipe ya Rayon Sport ya Apel Football Club hahindutse iki niki kiri gutuma iyi equipe ititwara neza muri imikino ya gicuti. Ni gutegura cyane cyangwa se harimo akandi ikandi. Byose rero turaza kugerageza kubisesengura neza tuze kuganira n'abakunzi bacu hanyuma amuzina kutubwira namwe icyo mutekereza. Birumvikana AS Kigali yamaze kwerekana abakinnyi bashya bagera ku 10 n'abandi yari sanganywe abakinnyi izakoreshwa umwaka utaha w'imikino. Navuga ko shampiyona umwaka utaha izabikomeye cyane. Rero mu kanya gatoya ndaje dusesengura neza aya makuru ku buryo burambuye. Nitwa Jason. Batangiye kwandika ibitekerezo byabo kabisa nabo ndakomeza kugenda binyuzamo amaso ndi kugenda mbibona 5 kuri 5. Bakomereza aho rero bagende aduhereza ibitekerezo ndetse n'inyunganizi muri rusange kugira ngo dukomeze kugenda atwungurana ibitekerezo. Yitwa Dennis ati ndabakurikiye nibereye ahitwa mu Kampenge ati equipe yacu ya Rayon Sport uyu mwaka dufite icyo dukwiye kuvugiraho nizo twari igikombe tuzamenya ko amarozi abaho. Yitwa Dennis. Arakubwira ati nitudatwara igikombe tuzamenya ko amarozi abaho. Ubwo niko aba abibona kabisa. Gano n'abandi mwese muri kugenda mutanga ibitekerezo byanyu birumvikana ndakomeza kugenda mbinyuzamo amaso. Ubeza kugenda ndeba uko muri kugenda mwitwara muri kino kiganiro kuko ndabizi neza muri benshi cyane
hanyuma ngende nanjye mbakira mu buryo busanzwe. Reka twihute kuko amakuru yo ni menshi cyane kabisa. Umuntu ashobora kuba yagenda gake iminota ikamufata bikaza kurangira nta makuru atanze. Reka duhere kuri Hamisi Cedric nguyu wakiniye ekipe ya Rayon Sport, umwe mu bagize ibihe byiza muri iyi ekipe ya Rayon Sport, ndetse akaza no kuyifasha gutsinda mukeba w'ibihe byose, akanayihesha igikombe. Iyo mvuze ngo gutsinda mukeba w'ibihe byose nuko uyu Hamisi Cedric akiri muri Rayon Sport inshuro nyinshi ekipe ya Rayon Sport asize ikipe ya APR, Hamisi Cedric niwe watsindaga ibyo bitego. Ubwo rero ni avuga ko ari umwe mu bakinnyi kabisa bafite izina ryiza muri ekipe ya Rayon Sport. Sefe nziza muri ekipe ya Rayon Sport kabisa, ntabwo wamubeshye rwose uvuze ko ariko imeze kabisa. Garo Hamisi Cedric kabisa amaze kuba yagira byinshi atangaza. Nahoze mbona abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga babigarutseho bagenda batanga commentaires zigiye zitandukanye. Nk'ubu ikinyamakuru cyitwa Kigali News nicyo cyanditse iyi nkuru bwa mbere, ariko mu by'ukuri ubona ko uyu mugabo uri mu biruhuko mu gihugu cy'u Burundi yatangaje ibintu bishobora kuba byatumye abantu benshi bagira icyo basesengura neza kuri iyo siporo y'umwaka utaha. Nahoze mbona yitwa Jean Fidel ejo bundi baramuteruye, ndavuga ni mana yanjye abariyo. Uwitwa Jean Fidel uwa Yesu, uwitwa Jean Fidel ejo bundi abafana b'ekipe ya Rayon Sport baramuteruye, ndavuga ni mana yanjye abariyo. Ndavuga ni mana yanjye, abafana b'ikipe ya Rayon Sport bakunda ekipe kabisa, bakunda ekipe kuko ubona ko ari abafana bakunda icyo nakwita ekipe kubona imeze neza. Ndavuga ekipe ya Rayon Sport kugira ngo ishobore kabisa no kwihereza ibyishimo, noneho ubu ngubu aramutse none hatangiye shampiyona atsinda, ntekereza ko ibyo twabona hano mu mupira w'u Rwanda ari spectacle zirenze cyane, ko ekipe ya Rayon Sport nibura urabona ko ari ekipe isa naho noneho iri gukora ibishoboka byose kugira ngo umwaka utaha izabashe gushimisha abakunzi bayo muri rusange, ndetse inabashe no kugaragaza icyubahiro cyayo. Isa naho imaze imyaka 3 agitakaje n'icyubahiro ekipe ya Rayon Sport no ishaka kwigarurira, niko nabyita, kubera ko imaze igihe kingana n'imyaka igera kuri 3 isa naho idakoze imitwe y'intoki ku gikombe, cyangwa se isa naho ari isugi ku bijyanye no kuba abatwara igikombe. Rero abantu bakavuga bati iki ni icyo gihe kugira ngo ibashe kuba yakwigaragaza, cyangwa se nicyo gihe kugira ngo ibashe kuba yakora ibyo itakoze mu myaka 3 ishize. Hamisi Cedric rero ushobora kuri kwibaza ngo yatangaje iki muri rusange. Ubwo iyi kipe ya Rayon Sport yatangiraga kurambagiza abakinnyi batandukanye, yagendaga ibatwara n'andi ma ekipe nka AS Kigali, ndetse rimwe na rimwe ugasanga abigaragaye nabi kubona ekipe nka AS Kigali itwara umukinnyi ekipe ya Rayon Sport. Kavugana nayo ugasanga rero birangiye uwitwa Jean Fidel kabisa bari bamubwiye bati ibi ni ibiki uri kudukora. Nako rero byagenze, maze ekipe ya Rayon Sport nayo hita ihindura umuvuno, iravuga ati reka tuganire n'abakinnyi bacu none mu buryo buri secret, cyangwa se mu buryo busa naho ari ubwibanga. Yasa naho bikora iganira na Utahizamu Paul Wele ukomoka mu gihugu cya Kenya, ariko abantu benshi bakaba batari bamuzi ndetse banashidikanya ku bushobozi bwe, ariko abakurikira imyitozo yakoreye mu Nzove batashye bavivuye. Uyu nguyu Rutahizamu Murundi wakina ikipe ya Rayon Sport Hamisi Cedric akimara kumva ko ikipe ya Rayon Sport yamaze gusinyisha uyu rutahizamu, yazatangaza ko akunda kurusha ayandi makipe muri Afrika ari ekipe ya Rayon Sport, ndetse n'uyu mukinnyi witwa Paul Owele akaba amuzi neza, akaba rero amukunda cyane kuko ngakunda uburyo bw'imikinire ye.
soje anavuga ko yifuriza ekipe ya Rayon Sport kuzagira amahirwe masa, akongeraho ko iguze umukinnyi mwiza cyane uzayifasha mu rugamba rutoroshye rw'imikino ya shampiyona ndetse n'imikino nyafurika umwaka utaha wenda ekipe ya Rayon Sport ibashije kuba igeramo. Hamisa Drake yifuriza ishya n'ihirwe ekipe ya Rayon Sport. Ntabwo tuba tugomba gutinda, birumvikana iyo ingingo ya mbere tuba tumaze gusesengura neza. Hanyuma reka twinjire mu yandi makuru cyangwa se twinjire ku ngingo ya kabiri isa naho nayo irebe ekipe ya Rayon Sport, ariko mu by'ukuri n'abafana b'ekipe ya Rayon Sport rero bamaze kuba bakwikusanya kabisa kugira ngo bagerageze gushakisha inkunga bateriye ekipe, kubera ko ikomeje kugenda ibereka ibyiza byinshi bitandukanye. Ubwo rero ni fan club zigera muri 3 zamaze kwikusanya, wenda akaraza kuvamo cyangwa se akavuga ariko ifaranga akaraza kuvamo umuntu araza kugatangaza. Hari ingingo Francis Christian mu byishimo byinshi nyuma yo kwakira rutahizamu cyangwa se barutahizamu babiri, ubungubu arabyinira ku rukoma. Umutoza wa Rayon Sport hari ingingo Francis Christian nyuma yo kwakira barutahizamu babiri b'abanyamahanga yavuze ko ubu nta gitutu bariho, ekipe afite yakina igatanga umusaruro. Mu ijoro ryakeye nibwo Rayon Sport yakiriye barutahizamu babiri bashya ku buryo bweruye baje kuyifasha mu mwaka w'imikino 2023. umwe wari asigaye adasinye nawe yahise aterekaho amasezerano. Abo ni Umunya Kenya Paul Wele usatira anyuze ku ruhande na Boubacar Traoré ukomoka muri Muri, bose bakaba bagaragaye mu myitozo y'iyi ekipe yakoreye mu Nzove. Hanyuma Francis Haningingo agira byinshi atangariza itanga azamakuru ati, murabizi ko twari dukeneye rutahizamu ariko twamubonye, nabo ko ngeze ku rugero rwa 80% cyangwa se 90% adushobora kongeramo umukinnyi umwe cyangwa babiri bibaye ngombwa, ariko bidakunze abakinnyi dufite bakina, abandi tukazabongeramo twitonze, nta agitutu turiho. Uretse abakinnyi babiri bashya ekipe yasinyishije kandi twagira Yezu Amani w'ikipe ya Bugesera, yasinyije kandi twagira Yezu Amani w'ikipe ya Bugesera Football Club, Mucyo Junior Didier umwe nawe yazuye muri Bugesera Football Club, Shimwe Ganijuru Eri Bugesera Football Club, Hirwa Jean Dodier Marine Football Club, Ngendahimana Eric wa Kivu Sport, Rafael Osaluwe w'ikipe ya Bugesera, Kanamugira Roger w'ikipe ya Heroes, Iraguha Haji w'ikipe ya Rutsiro, Tuyisenge Arsene w'ikipe ya Espoir Football Club, Shimwe Patrick wa Heroes Football Club, Ndekwe Felix wa Kigali, Mbirizi Eric waturutse mu Burundi, Rwatubyaye Abdul n'umwana ukiri muto Iradukunda Pascal. Ngabo rero abakinnyi ekipe ya Rayon Sport amaze kuba yasinyishije umwaka ndetse isa naho yamaze guterekaho akadomo ku bijyanye n'isoko ry'igura n'igurisha. Mu kanya gatoya ndaje twinjira muri ekipe ya APR Football Club itari kwitwara neza ndetse na mugenzi wayo AS Kigali bazasohokana mu mikino nyafrika umwaka utaha. Byose ndaje mu kanya mwumve ko amakipe yanyu ahagaze muri rusange. Ngano ibitekerezo byo ni byinshi ngenda bibona gake kabisa, ibitekerezo byo rwose ni ibyinshi cyane, kugenda ambinyuzamo amaso gake nitonze nkagenda ndeba ibyo muri kugenda amutangaza. Bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bo ndabona rwose basa naho bakomeje kugenda abigaragaza, bagenda abagaragaza amarangamutima yabo bafitiye ekipe ya Rayon Sport umwaka utaha, bagenda bagaragaza ibyishimo bafite ndetse n'umunezero cyane agendewe kuko bakomeje kugenda basinyisha abakinnyi bagiye batandukanye. Ubwo rero umuntu yavuga ko ari ibyishimo bidasanzwe muri ekipe ya Rayon Sport, umuntu yavuga ko ari icyo nakwita kugaragaza ubushake no ku ruhande rw'ubuyobozi kurusha uko byagaragaye umwaka ushize w'imikino cyangwa se imyaka ibiri cyangwa se 3 ishize, ubona ko ikipe ya Rayon Sport ititwaye neza mu buryo dusanzwe tuyiziho cyane ku bijyanye no gutwara ibikombe. Ubwo imyaka
ishize ekipi ya Rayon Sports isa naho ari isugi mu bijyanye no gutwara ibikombe. Uyu mwaka abantu baravuga bati noneho ubu ngubu twaza mwajya he. Ibyo rero kugenda batangaza, ndabona ibitekerezo byabo ari byinshi cyane. Abantu benshi kabisa bagenda bavuga bati ibyanga byakunda kabisa ekipe ya Rayon Sports zabikorwa. Rero n'ubutegereza tukaza kureba niba bitazayibera ibibi cyane kabisa bagashora, ariko bagasanga bashoreye ubusa. Twinjira muri ekipe ya APR Football Club ndetse na AS Kigali, mwumve naho uko byifashe. Muri ekipe ya APR ikintu kiri kuvugwa cyane ni ibijyanye no kwitwara nabi, niko nabyita, cyane cyane muri imikino ya pre-season, uburyo iri kwitwara mu bijyanye no kwitegura shampiyona igomba gutangira mu byumweru bibiri biri imbere, aho ubona ko isa nayo ifite intege nke, cyangwa se isa naho itari kwitwara neza nk'uko abantu basanzwe bayizi cyangwa se basanzwe bayitega muri rusange. Ubwo rero ukavuga ati byanga byakundana ekipe ubona ko isa naho yasubiye inyuma ho gakeya mu bijyanye no gukina ndetse na motivation yari isanzwe ifite muri rusange. Ubwo rero abantu bakavuga bati ikipe ya APR Football Club iri kwitwara gutya muri iyi myaka, nako muri iyi minsi, ese muri shampiyona zitwara ite? Kuko abantu bakavuga bati ese ikipe ya APR yaba iya gatanu cyangwa iya gatandatu byaba ari ibiki? Ibyo byose rero nibyo abantu bari kugenda basesengura ku ruhande rwabo. Yakini ikipe ya Gasogi United irayitsibura, barayitsinda. Yakini ikipe ya AS Kigali iratsindwa. Ubwo rero ukavuga ati ese mu by'ukuri ekipe ya APR nayo ahimerekeza ifite, ekipe iri kwitegura imikino nyafurika. Ubwo rero wenda nibiza kudukundira turaza gushakisha bamwe mu baba muri ekipe ya APR imbere, bigoye cyane kugira ngo ukurure amakuru neza muri ekipe ya APR, ariko nituza kuyabona turaza kugerageza kubakurura neza, tubahereza inkuru yuzuye neza ijyanye na ekipe ya APR n'uburyo iri kwitwara muri iyi minsi. Reka twinjire muri ekipe ya Kigali twihuse, nayo izakina imikino ya CAF Confederation Cup, ndetse murabizi neza ko bamaze kubona amakipe bazakina, ndavuga tombora y'imikino nyafurika. Ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Kigali zamaze kumenya uko izaseruka muri uyu umwaka w'imikino nyafurika. Ubwo rero AS Kigali yamaze kuba yagaragaza urutonde rw'abakinnyi izakoresha ndetse ishyira hanze abakinnyi bashya bagera ku 10. Muri rusange ubona ko ikipe ya Kigali nayo ifite gahunda, nubwo ibintu bitari kugenda neza rimwe na rimwe. Mbere yo gutangira umwaka w'imikino 2023, ekipe ya Kigali yerekanye abakinnyi izakoresha muri uyu mwaka, barimo 10 bashya ndetse na nimero bazajya bambara. N'umuhango wabaye kuri uyu wa gatanu tariki ya 12 Kanama 2022 ubera muri Ubumwe Grand Hotel mu mujyi wa Kigali. Uyu muhango watangijwe n'umunyamabanga mukuru wa AS Kigali umwita Gasana Francis, aho yabanje kwerekana abagize komite nyobozi ya AS Kigali n'abandi bayifasha umunsi ku munsi kugira ngo ibashe kuba yagera aho igeze kuri ubu ngubu. Gano ekipe ya AS Kigali yagize gutya rwose, itumiza press conference ya Smart. Ubona ko ni press conference ya Smart kabisa, agerageza rero kuba bikora neza. Rero muri rusange ikaba ifite abakinnyi 26 aribo izanakoresha mu mwaka w'imikino 2023, ariko akaba habonetse 24 kuko babiri bari bafite imvune. Mu bakinnyi batari ibahari Emmanuel Harvey Amadeus na Alain Serge, uyu ni umukinnyi mushya wa ekipe ya Kigali nawe yari yabonetse. Hakurikiyeho umuhango wo kwerekana abakinnyi bari mu bice bitatu. Hari abakinnyi bari basanganwe amasezerano muri AS Kigali, abangeramo amasezerano ndetse n'abakinnyi bashya baguzwe bakagera aho basinyira ekipe ya Rayon Sports, ariko mu buryo bw'amasezerano arambuye cyangwa se amasezerano afite igihe kirekire cyangwa se long term contract. Akurikiyeho umuhango wo kuberekana nimero zabo, birumvikana abakinnyi AS Kigali isanganwe ni umunyezamu Ntwari Fiacre, Rukundo Denis, Rugilo Rive utaruhari kubera uburwayi, Bishira Latif, Uwimana Giho, Kayitaba Jean Bosco, kapiteni Niyonzima Harun wongereye amasezerano y'umwaka umwe, Shabani Hussein Chabarara wongereye amasezerano y'imyaka 2, witwa Rugereyabo Hassan, Mugeni Fabrice Kakule, Kalisa Rashid, Kwitonda Ali, Niyonzima Olivier Sefo, no witwa Ekwa Serge utari uhari kubera uburwayi, aho yikuye Jean Paul ndetse n'umunyezamu Rugero Chris. Abose rero bakaba nabo bagiye igeze gutya bakaza kwerekanwa. Abakinnyi bashya AS Kigali yaguze yerekanye bayobowe na Dusingizimana Gilbert, uyu nguyu yavuye muri Kiyovu Sport, akaba ari myugariro ku ruhande rw'ibumoso.
bigarira akazajya yambara nimero 3. Akurikiyeho Jacques Tuyisenge wakiniye amakipe atandukanye mu Rwanda no hanze yarwo, akaba yarasoje amasezerano muri APR Football Club. Uyu azajya yambara nimero 9. Ni utazamukomoka muri Cameroon, Yoke Man wari wifujwe na Rayon Sport ariko AS Kigali iramutwara, azajya yambara nimero 10. Nimero 14 izajya yambarwa na Rucogoza Erias uvuye muri Bugesera Football Club, akaba akina mu kibuga hagati, nawe yaje kugira gutya arerekanwa. Kayezu Jean Bosco bakunda kwita Wellback, akaba yakiniraga Etincelle Football Club, akina satira anyuze ku mpande, azajya yambara nimero 22. Undi mukinnyi mushya ni Juma Lawrence ukinaga Sofapaka yo muri Kenya, naho akomoka, azajya yambara nimero 25. Ndikumana Landry ukomoka mu gihugu cy'u Burundi asatira anyuze ku mpande, uyu we azajya yambara nimero 28. Ngaburu Nyarugabo Moise umusore ukiri muto muri Mukura Victor Sport, akaba nawe ari umukinnyi mushya wa equipe ya AS Kigali, uzajya yambara nimero 30. AS Kigali kandi yerekanye umunyezamu mushya ukomoka muri Kenya ukiniraga Sofapaka Football Club mwita Frederick Odiambo, azajya nimero 32. Satura Edward n'imyugano w'umugande wakiniraga Wakiso Giants, azajya yambara nimero 44 muri AS do Kigali. AS Kigali izaba itozwa na Kasambungu Andre nk'umutoza mukuru, yungirijwe na Marushimana Shaban, Hategekimana Corner ushinzwe kongera ingufu. Abakinnyi arimo Iragwara no Claude niwe umutoza w'abanyezamu, umuganga Rugumaho Arsene, team physique Nsabimana Jean de Dieu, kit manager ni Ayubu, naho team manager akaba Ayibayingana Innocent. Ngabo rero nuko ibivuga muri AS do Kigali, abafana b'ikipe yabo rero nizere ko namwe mwumvise uko ikipe yanyu ihagaze, nuko igiye guseruka umwaka utaha w'imikino yigaragaza muri CAF Confederation Cup. Bro reka ubusimuriya hari ikindi gisigaye, n'udukuru dusigaye ducaracara umuntu yatabanyurizaho ubundi ibintu bikagenda neza. Nizere ko rero mukomeza kugera mukora subscribe ko bimeze kabisa. Rutahizamu mpuzamahanga warutegerejwe muri Rayon Sport, uyu ngubu wamaze gusinya, nawe uraza kumenya byinshi umutoza hari ingingo Francis yamutangajeho, ubutumwa bwinshi cyane kuri hari ingingo n'ibyishimo bidasanzwe. Byose rero turaza kugerageza kubisesengura neza cyane. Turaza kwinjira muri equipe ya APR Football Club, ikitwa pre-season cyangwa se imikino yo kwitegura shampiyona nabwo iri kugenda neza. Turaza kumenya ngo ikibazo nyamukuru ni ikihe, ese muri equipe ya Rayon Sport ya APR Football Club hahindutse iki, niki kiri gutuma iyi equipe ititwara neza muri imikino ya gicuti, ni ugutegura cyane cyangwa se harimo akandi ikandi. Byose rero turaza kugerageza kubisesengura neza, tuze kuganira n'abakunzi bacu, hanyuma amuzina kutubwira namwe icyo mutekereza. Birumvikana AS Kigali yamaze kwerekana abakinnyi bashya bagera ku 10 n'abandi yari isanganywe, abakinnyi izakoreshwa umwaka utaha w'imikino. Navuga ko shampiyona umwaka utaha izabikomeye cyane. Bwo no mu kanya gatoya ndaje ndasesengura neza aya makuru ku buryo burambuye. Nitwa Jason. Ana batangiye kwandika ibitekerezo byabo kabisa, nabo ndakomeza kugenda binyuzamo amaso, ndi kugenda mbibona 5 kuri 5. Bakomereza aho rero bagende aduhereza ibitekerezo ndetse n'inyunganizi muri rusange kugira ngo dukomeze kugenda atwungurana ibitekerezo. Yitwa Denis ati ndabakurikiye nibereye ahitwa mu Kamenge, ati equipe yacu ya Rayon Sport uyu mwaka dufite icyo dukwiye kuvugiraho, nizo twari igikombe tuzamenya ko amarozi abaho. Yitwa Denis. Arakubwira ati nitudatwara igikombe tuzamenya ko amarozi abaho. Ubwo niko aba abibona kabisa.
Gano n'abandi mwese muri kugenda mutanga ibitekerezo byanyu birumvikana ndakomeza kugenda mbinyuzamo amaso ubiza kugenda ndeba uko muri kugenda mwitwara muri kino kiganiro kuko ndabizi neza muri benshi cyane hanyuma ngende nanjye mbakira mu buryo busanzwe. Gano reka twihute kuko amakuru yo ni menshi cyane kabisa. Umuntu ashobora kuba yagenda gake iminota ikamufata bikaza kurangira nta makuru atanze. Reka duhere kuri Hamisi Cedric nguyu wakiniye ekipe ya Rayon Sport, umwe mu bagize ibihe byiza muri iyi ekipe ya Rayon Sport ndetse akaza no kuyifasha gutsinda mukeba w'ibihe byose akanayihesha igikombe. Iyo mvuze ngo gutsinda mukeba w'ibihe byose nuko uyu Hamisi Cedric akiri muri Rayon Sport inshuro nyinshi ekipe ya Rayon Sport atsinze ikipe ya APR, Hamisi Cedric niwe watsindaga ibyo bitego. Ubwo rero nibavuga ko ari umwe mu bakinnyi kabisa bafite izina ryiza muri ekipe ya Rayon Sport. Sefe nziza muri ekipe ya Rayon Sport kabisa, ntabwo wamubeshye rwose uvuze ko ariko imeze kabisa. Garo Hamisi Cedric kabisa amaze kuba yagira byinshi atangaza. Nahoze mbona abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga babigarutseho bagenda batanga commentaire zigiye zitandukanye. Nk'ubu ikinyamakuru cyitwa Kigali News nicyo cyanditse iyi nkuru bwa mbere, ariko mu by'ukuri ubona ko uyu mugabo uri mu biruhuko mu gihugu cy'u Burundi utangaje ibintu bishobora kuba byatumye abantu benshi bagira icyo basesengura neza kuri iyo siporo y'umwaka utaha. Nahoze mbona yitwa Jean Fidel ejo bundi baramuteruye ndavuga ni mana yanjye abariyo uwitwa Jean Fidel uwa Yesu. Uwitwa Jean Fidel ejo bundi abafana b'ekipe ya Rayon Sport baramuteruye ndavuga ni mana yanjye abariyo ndavuga ni mana yanjye. Abafana b'ikipe ya Rayon Sport bakunda ekipe kabisa, bakunda ekipe kuko ubona ko ari abafana bakunda icyo nakwita ekipe kubona imeze neza. Niyo ekipe ya Rayon Sport kugira ngo ishobore kabisa no kwihereza ibyishimo, noneho ubu ngubu aramutse noneho hatangiye shampiyona atsinda, ntekereza ko ibyo twabona hano mu mupira w'u Rwanda ari spectacle zirenze cyane, ko ekipe ya Rayon Sport nibura urabona ko ari ekipe isa naho noneho iri gukora ibishoboka byose kugira ngo umwaka utaha izabashe gushimisha abakunzi bayo muri rusange, ndetse inabashe no kugaragaza icyubahiro cyayo. Isa naho imaze imyaka 3 agitakaje ni icyubahiro ekipe ya Rayon Sport ishaka kwigarurira, niko nabyita, kubera ko imaze igihe kingana n'imyaka igera kuri 3 isa naho idakoze imitwe y'intoki ku gikombe, cyangwa se isa naho ari isugi ku bijyanye no kuba abatwara igikombe. Gano abantu bakavuga bati iki ni icyo gihe kugira ngo ibashe kuba yakwigaragaza, cyangwa se nicyo gihe kugira ngo ibashe kuba yakora ibyo itakoze mu myaka 3 ishize. Hamisi Cedric rero ushobora kuri kwibaza ngo yatangaje iki muri rusange. Ubwo iyi kipe ya Rayon Sport yatangiraga kurambagiza abakinnyi batandukanye, yagendaga ibatwara n'andi ma ekipe nka AS Kigali, ndetse rimwe na rimwe ugasanga abigaragaye nabi kubona ekipe nka AS Kigali itwara umukinnyi ekipe ya Rayon Sport kavugana nayo, ugasanga rero birangiye uwitwa Jean Fidel kabisa bari bamubwiye bati ibi ni ibiki uri kudukora. Nako rero byagenze maze ekipe ya Rayon Sport nayo hita ihindura umuvuno, iravuga ati reka tuganire n'abakinnyi bacu no mu buryo buri secret, cyangwa se mu buryo busa naho ari ubwibanga. Yesa nawe bikora iganira na Utayizamu Paul wele ukomoka mu gihugu cya Kenya, ariko abantu benshi bakaba batari bamuzi ndetse banashidikanya ku bushobozi bwe, ariko abakurikiye imyitozo yakoreye mu Nzove batashye bavivuye. Uyu nguyu Rutahizamu mu Burundi wakina ikipe ya Rayon Sport Hamisi Cedric akimara kumva ko ikipe ya Rayon Sport yamaze gusinyisha uyu rutahizamu, yazatangaza ko akunda kurusha ayandi makipe muri Afrika ari ekipe ya Rayon Sport, ndetse n'uyu mukinnyi witwa Paul Owele akaba amuzi neza, akaba rero amukunda cyane kuko ngakunda uburyo bw'imikinire ye.
soje anavuga ko yifuriza ekipe ya Rayon Sport kuzagira amahirwe masa, akongeraho ko iguze umukinnyi mwiza cyane uzayifasha mu rugamba rutoroshye rw'imikino ya shampiyona ndetse n'imikino nyafurika umwaka utaha, wenda ekipe ya Rayon Sport ibashije kuba igeramo. Hamisa Drake yifuriza ishya n'ihirwe ekipe ya Rayon Sport. Ntabwo tuba tugomba gutinda, birumvikana iyo ingingo ya mbere tuba tumaze gusesengura neza. Hanyuma reka twinjire mu yandi makuru cyangwa se twinjire ku ngingo ya kabiri isa naho nayo irebe ekipe ya Rayon Sport, ariko mu by'ukuri n'abafana b'ekipe ya Rayon Sport rero bamaze kuba bakwikusanya kabisa kugira ngo bagerageze gushakisha inkunga bateriye ekipe, kubera ko ikomeje kugenda ibereka ibyiza byinshi bitandukanye. Ubwo rero ni fan club zigera muri 3 zamaze kwikusanya, wenda akaraza kuvamo cyangwa se akavuga ariko ifaranga akaraza kuvamo umuntu araza kugatangaza. Hari ingingo Francis Christian mu byishimo byinshi nyuma yo kwakira rutahizamu cyangwa se barutahizamu babiri, ubungubu arabyinira ku rukoma. Umutoza wa Rayon Sport hari ingingo Francis Christian nyuma yo kwakira barutahizamu babiri b'abanyamahanga yavuze ko ubu nta gitutu bariho, ekipe afite yakina igatanga umusaruro. Mu ijoro ryakeye nibwo Rayon Sport yakiriye barutahizamu babiri bashya ku buryo bweruye baje kuyifasha mu mwaka w'imikino 2023. umwe wari asigaye adasinye nawe yahise aterekaho amasezerano. Abo ni Umunya Kenya Paul Wele usatira anyuze ku ruhande na Boubacar Traoré ukomoka muri Muri, bose bakaba bagaragaye mu myitozo y'iyi ekipe yakoreye mu Nzove. Hanyuma Francis Haningingo agira byinshi atangariza itanga azamakuru ati, murabizi ko twari dukeneye rutahizamu ariko twamubonye, nabo ko ngeze ku rugero rwa 80% cyangwa se 90% adashobora kongeramo umukinnyi umwe cyangwa babiri bibaye ngombwa, ariko bidakunze abakinnyi dufite bakina, abandi tukazabongeramo twitonze, nta agitutu turiho. Uretse abakinnyi babiri bashya ekipe yasinyishije kandi twagira Yezu Amani w'ikipe ya Bugesera, yasinyije kandi twagira Yezu Amani w'ikipe ya Bugesera Football Club, Mucyo Junior Didier imwe nawe yazuye muri Bugesera Football Club, Ishimwe Ganijuru Eri Bugesera Football Club, Hirwa Jean Dodier Marine Football Club, Ngendahimana Eric wa Kivu Sport, Raphael Osaluwe w'ikipe ya Bugesera, Kanamugira Roger w'ikipe ya Heroes, Iraguha Haji w'ikipe ya Rutsiro, Tuyisenge Arsene w'ikipe ya Espoir Football Club, Ishimwe Patrick wa Heroes Football Club, Ndekwe Felix wa Kigali, Mbirizi Eric waturutse mu Burundi, Rwatubyaye Abdul n'umwana ukiri muto Iradukunda Pascal. Ngabo rero abakinnyi ekipe ya Rayon Sport amaze kuba yasinyishije umwaka, ndetse isa naho yamaze guterekaho akadomo ku bijyanye n'isoko ry'igura n'igurisha. Mu kanya gatoya ndaje twinjira muri ekipe ya APR Football Club itari kwitwara neza, ndetse na mugenzi wayo AS Kigali bazasohokana mu mikino nyafurika umwaka utaha. Byose ndaje mu kanya mwumve ko amakipe yanyu ahagaze muri rusange. Ngano ibitekerezo byo ni byinshi, ngenda bibona gake gake kabisa. Ibitekerezo byo rwose ni byinshi cyane, kugenda ambinyuzamo amaso gake gake nitonze, nkagenda ndeba ibyo muri kugenda amutangaza. Bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bo ndabona rwose basa naho bakomeje kugenda abigaragaza, bagenda abagaragaza amarangamutima yabo bafitiye ekipe ya Rayon Sport umwaka utaha, bagenda bagaragaza ibyishimo bafite ndetse n'umunezero cyane cyane agendewe kuko bakomeje kugenda basinyisha abakinnyi bagiye batandukanye. Ubwo rero umuntu yavuga ko ari ibyishimo bidasanzwe muri ekipe ya Rayon Sport, umuntu yavuga ko ari icyo nakwita kugaragaza ubushake no ku ruhande rw'ubuyobozi kurusha uko byagaragaye umwaka ushize w'imikino cyangwa se imyaka ibiri cyangwa se 3 ishize, ubona ko ikipe ya Rayon Sport ititwaye neza mu buryo dusanzwe tuyiziho cyane cyane ku bijyanye no gutwara ibikombe. Ubwo
myaka itashize ikipe ya Rayon Sport isa naho ari isugi mu bijyanye no gutwara ibikombe. Uyu mwaka abantu baravuga bati noneho ubu ngubu twaza mwajya he. Ibyo rero kugenda batangaza, ndabona ibitekerezo byabo ari byinshi cyane. Abantu benshi kabisa bagenda bavuga bati ibyanga byakunda kabisa ikipe ya Rayon Sport zabikorwa. Rero n'ubutegereza tukaza kureba niba bitazayibera ibibi cyane kabisa bagashora, ariko bagasanga bashoreye ubusa. Twinjira muri equipe ya APR Football Club ndetse na Kigali, mwumve naho uko byifashe muri equipe ya APR. Ikintu kiri kuvugwa cyane ni ibijyanye no kwitwara nabi, niko nabyita, cyane cyane muri imikino ya pre-season, uburyo iri kwitwara mu bijyanye no kwitegura shampiyona igomba gutangira mu byumweru bibiri biri imbere, aho ubona ko isa nayo ifite intege nke, cyangwa se isa naho itari kwitwara neza nk'uko abantu basanzwe bayizi cyangwa se abasanzwe bayitega muri rusange. Ubwo rero ukavuga ati byanga byakundana equipe ubona ko isa naho yasubiye inyuma ho gakeya mu bijyanye no gukina ndetse na motivation yari isanzwe ifite muri rusange. Ubwo rero abantu bakavuga bati ikipe ya APR Football Club iri kwitwara gutya muri iyi myaka, nako muri iyi minsi, ese muri shampiyona zitwara ite? Kuko abantu bakavuga bati ese ikipe ya APR yabi ya gatanu cyangwa ya gatandatu byaba ari ibiki? Ibyo byose rero nibyo abantu bari kugenda basesengura ku ruhande rwabo. Yakini ikipe ya Gasogi United irayitsibura, barayitsinda. Yakini ikipe ya AS Kigali iratsindwa. Ubwo rero ukavuga ati ese mu by'ukuri equipe ya APR nayo ahemerekeza ifite, equipe iri kwitegura imikino nyafurika. Ubwo rero wenda nibiza kudukundira turaza gushakisha bamwe mu baba muri equipe ya APR imbere, bigoye cyane kugira ngo ukurure amakuru neza muri equipe ya APR, ariko nituza kuyabona turaza kugerageza kubakurura neza, tubahereza inkuru yuzuye neza ijyanye na equipe ya APR n'uburyo iri kwitwara muri iyi minsi. Reka twinjira muri equipe ya Kigali twihuse, nayo izakina imikino ya CAF Confederation Cup, ndetse murabizi neza ko bamaze kubona amakipe bazakina, ndavuga tombora y'imikino nyafurika. Ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Kigali zamaze kumenya uko izaseruka muri uyu umwaka w'imikino nyafurika. Ubwo rero AS Kigali yamaze kuba yagaragaza urutonde rw'abakinnyi izakoresha, ndetse ishyira hanze abakinnyi bashya bagera ku 10. Muri rusange ubona ko ikipe ya Kigali nayo ifite gahunda, nubwo ibintu bitari kugenda neza rimwe na rimwe. Mbere yo gutangira umwaka w'imikino 2023, ekipe ya Kigali yerekanye abakinnyi izakoresha muri uyu mwaka, barimo 10 bashya ndetse na nimero bazajya bambara. N'umuhango wabaye kuri uyu wa gatanu tariki ya 12 Kanama 2022 ubera muri Ubumwe Grand Hotel mu mujyi wa Kigali. Uyu muhango watangijwe n'umunyamabanga mukuru wa AS Kigali umwita Gasana Francis, aho yabanje kwerekana abagize komite nyobozi ya AS Kigali n'abandi bayifasha umunsi ku munsi kugira ngo ibashe kuba yagera aho igeze kuri ubu ngubu. Bano ekipe ya AS Kigali yagize gutya rwose, itumiza press conference ya Smart. Ubona ko ni press conference ya Smart kabisa, agerageza rero kuba bikora neza. Rero muri rusange ikaba ifite abakinnyi 26 aribo izanakoresha mu mwaka w'imikino 2023, ariko akaba habonetse 24 kuko babiri bari bafite imvune. Mu bakinnyi batari ibahari harimo Rugwiro Harve Amadeus na Alain Serge. Uyu ni umukinnyi mushya wa equipe ya Kigali, nawe yari yabonetse. Hakurikiyeho umuhango wo kwerekana abakinnyi bari mu bice bitatu. Hari abakinnyi bari basanganwe amasezerano muri AS Kigali, abongeramo amasezerano ndetse n'abakinnyi bashya baguzwe bakagera aho basinyira equipe ya Rayon Sport, ariko mu buryo bw'amasezerano arambuye cyangwa se amasezerano afite igihe kirekire cyangwa se long term contract. Hakurikiyeho umuhango wo kuberekana nimero zabo. Birumvikana abakinnyi AS Kigali isanganwe n'umunyezamu Ntwari Fiacre, Rukundo Denis, Rugwiro Herve utaruhari kubera uburwayi, Bishira Latif, Uwimana Giho, Kayitaba Jean Bosco, kapiteni Niyonzima Harun wongereye amasezerano y'umwaka umwe, Shabani Hussein Chabarara wongereye amasezerano y'imyaka 2, witwa Rugereyabo Hassan, Mugeni Fabrice Kakule, Kalisa Rashid, Kwitonda Ali, Niyonzima Olivier Sef, n'uwitwa Ekwa Serge utari uhari kubera uburwayi, aho yikuye Jean Paul ndetse n'umunyezamu Rugero Chris. Abo rero bakaba nabo bagiye igeze gutya bakaza kwerekanwa. Abakinnyi bashya AS Kigali yaguze yerekanye bayobowe na Dusingizimana Gilbert. Uyu nguyu yavuye muri Kiyovu Sport, akaba ari myugariro ku ruhande rw'ibumoso.
bigarira akazajya yambara nimero 3. Akurikiyeho Jacques Tuyisenge wakiniye amakipe atandukanye mu Rwanda no hanze yarwo, akaba yarasoje amasezerano muri APR Football Club. Uyu azajya yambara nimero 9. Ni utazamukomoka muri Cameroon, Yoke Man wari wifujwe na Rayon Sport ariko AS Kigali iramutwara, azajya yambara nimero 10. Nimero 14 izajya yambarwa na Rucogoza Elias uvuye muri Bugesera Football Club, akaba akina mu kibuga hagati, nawe yaje kugira gutya arerekanwa. Kayezu Jean Bosco bakunda kwita Wellback, akaba yakiniraga Etincelle Football Club, akina satira anyuze ku mpande, azajya yambara nimero 22. Undi mukinnyi mushya ni Juma Lawrence wakinaga Sofapaka yo muri Kenya, anaho akomoka, azajya yambara nimero 25. Ndikumana Landry ukomoka mu gihugu cy'u Burundi asatira anyuze ku mpande, uyu we azajya yambara nimero 28. Ngaburu Nyarugabo Moise umusore ukiri muto muri Mukura Victor Sport, akaba nawe ari umukinnyi mushya wa equipe ya AS Kigali, uzajya yambara nimero 30. AS Kigali kandi yerekanye umunyezamu mushya ukomoka muri Kenya wakiniraga Sofapaka Football Club, mwita Frederick Odiambo, azajya nimero 32. Satura Edward ni myugaro w'umugande wakiniraga Wakiso Giants, azajya yambara nimero 24 muri AS do Kigali. AS Kigali izaba itozwa na Kasambungu Andre nk'umutoza mukuru, yungirijwe na Marushimana Hashaban, Hategekimana Corner ushinzwe kongera ingufu. Abakinnyi arimo Iragwara no Claude niwe umutoza w'abanyezamu, umuganga Rugumaho Arsene, Team Physique Nsabimana Jean Dodier, Kit Manager ni Ayubu, naho team manager akaba ari Bayingana Innocent. Ngabo rero nuko ibivuga muri AS do Kigali, gofana b'ikipe yabo rero nizere ko namwe mwumvise uko ikipe yanyu ihagaze, nuko igiye guseruka umwaka utaha w'imikino yigaragaza muri CAF Confederation Cup. Bro reka ubuse nkuriya hari ikindi gisigaye, n'udukuru dusigaye ducaracara umuntu yatabanyurizaho ubundi ibindi bikagenda aneza. Nizere ko rero mukomeza kugera mukora subscribe ko bimeze kabisa.